Turi mu kagari ka Gisa mu murenge wa Rugerero, ni Gisenyi komisiyone tubazaniye imari nziza cyane ikora kuri kaburimbo nkuko mubireba. Cameraman nagerageze abanza bereke ahantu hose ku rukuta rw'amabuye uzamuka kugera iyo ruguru ku bishyimbo tuje kuhagurisha ku mafaranga turaza kubabwira. Ndagira ngo cameraman agenda nyegera gake gake tubereke imizigo hano muri uyu murenge wa Rubavu. Yes, murabona neza ko ibintu bimeze neza cyane. Ahantu hafite ubuso ibihumbi 5,500, ni ukuvuga ko ari hegitari, igice cya hegitari kirengaho metero kare 500. Murumva ko ari ibintu bimeze neza cyane. Muduhamagare kuri 078 300 875. Igiciro cy'aha hantu ni miliyoni 135. Harimo n'ibiganiro bishoboka, ni ukuvuga ngo bino mu bambere. Hari option eshatu washyira aha hantu. Ahantu ushobora kuhashyira ikigo cy'amashuri cya nasari kiri prive cyangwa se icy'umushinga runaka. Ikindi cya kabiri ushobora kuhagira parking. Ikindi cya gatatu ushobora kuhashyira ni nasari. Ushobora kuhashyira nasari bigakunda cyane. Kuri 135 miliyo urazizana tuguhe ahantu. Murabona interior yaho, winjirira hano ugakomeza kugera hepfo y'umusozi. Ntabwo twagerageje kuhanyura kugera hepfo y'umusozi kubera imigendekere y'ahantu. Ubu imvura yaguye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubu butaka tuje kugurisha buragutse cyane. Uhashoye waba ushoye neza cyane. Murabona ko n'ibitoki birimo biri kwera, kandi niyo waba uhaguze ukareka muri ibitoki yawe uri kurya ku mafaranga. Igitoki cya make kigeze kuri ku bihumbi 10 niko tubigura mu mujyi wa Gisenyi. Murumva ko bimeze neza cyane. Muduhamagare kuri 078 300 875. Ibihe byiza, turabakunda cyane.